Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu, mbashimiye uyu mwanya mumpaye wo kubagezaho ubuhamya bwanjye bw'uko narokotse Jenoside yakorewe Abatutsi. Amazina yanjye ni Karangwa Jean Marie Vianney, nkaba naravukiye muri uyu mujyi wa Kigali muri Nyarugenge mu murenge wa Muhima, ubu ni akagari k'Akabasengerezi, ariko mbere bahitaga mu Kiyovu cy'Abakene. Ababyeyi banjye ni Karangwa Sitani, yari mwarimu ayobora ikigo cy'amashuri cya Sainte Famille. Mama yitwaga Kankundiye Teresa. Nk'abandi banyarwanda bose bakuriye muri iki gihugu, twakuriye muri politike y'ivangura ry'amoko, aho bari barashyizeho politike y'iringaniza cyangwa équilibre, byatumaga bamwe mu banyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi bahezwa mu kazi no mu mashuri. Ku bw'amahirwe nko mu 1980 hagiyeho itegeko ryemera amashuri privé kwajyaho. Ababyeyi bacu bishyize hamwe bashinga ishuri rya privé rya PACOP, akaba nanjye ariho nashoboye kwiga ndangije primaire kuri Sainte Famille. Nubwo byari nk'igisubizo ku babyeyi, ariko ishuri ntiryorohewe kuko bararinanije ndetse n'abahiga bakomeza kujya babananiza, kugeza ubwo promosiyo za mbere zirangiza bajyanye diplome bari babonye bazishyiriye ministre ngo azisinye, arazica, avuga ko abo banyeshuri bakopeye. Ibyo byose byaterwaga nuko iryo shuri rya PACOP baryasosiya n'Abatutsi, bwari uburyo bwo kubabuza uburenganzira bwabo. Tugeze muri 90, urwo rwango noneho rwaragaragaye bitewe n'uko ya politike y'ivangura ry'amoko yari ihari, bashyiraga amoko mu byangombwa. Ibyo rero byatumaga n'ubundi abantu bose babaga babazi, famiye z'Abatutsi zabaga zizwi. Ubwo rero 90, ubwo urugamba rwo kubohora igihugu rwatangiraga, mu ijoro bigitangira abasirikare bo kwa Habyarimana barashe mu kirere, bucya binjira mu ngo z'Abatutsi ngo baje gusaka imbunda, ngo nibo baraye barasa. Mu gitondo natwe iwacu baraje baza gusaka, bahageze batwicaza muri salo, bazunguruka mu byumba bajyamo bose barasaka. Bageze mu cyumba cy'ababyeyi, hari udufaranga babonye, umusirikare utuguye waza asohoka ati aya mafaranga ni ay'inyenzi. Papa arabahakanira, noneho ahita abwira abagenzi bati muze tugende tujye kwiga ikibazo cy'aya mafaranga y'inyenzi. Byamufashije kuko batamutwaye, twagumye aho, ariko ntibyatinze baravuga ngo abantu nibagende. Papa yari afite ikibazo cy'umutima, icyo gihe yahise yifuza kujya kwa muganga. Agezeyo basanga byariyongereye, bahita bamushyira mu bitaro. Bamushyize muri clinique, nabwo mu ijoro ryakurikiye hari mushiki wanjye witwaga Edith wari wamurayeho. Icyo gihe muri clinique abantu binjira ku ruhande rureba muri ka Kigali. Yicaye ku ibaraza rya ka Kigali ariko umugoroba bari bamurayeho. Abasirikare baraza bamubonye, baza kumwaka ibyangombwa, bahita bavuga ngo hano harwariyemo inyenzi. Kuva ubwo bahise bahagarika ko abantu binjira kuri urwo ruhande rurebana na ka Kigali, noneho bakajya binjirira
imbere bahise bazana abasirikare bahashyira uburinzi bwo kurinda izo nyenzi. Ibyo rero ntabwo byamaze igihe kuko papa uwo mutima byageze urahagarara mu gihe gitoya yitaba Imana. Ubwo ko baravuze ngo dusohoke, twakomeje kujya kwiga kuri APACOP, ariko kwiga muri APACOP muri icyo gihe nabwo byari ikibazo nk'uko ryari ishuri bitirira ko ari iry'Abatutsi. Twajyaga ku ishuri hakaba igihe mu nzira duhura n'abasirikare cyangwa abajandarume bakadukubita. Kugira ngo ibyo tudakubitwa cyane, twize amayeri yuko twazajya tugenda turi groupe, tukagenda turi benshi. Ikindi, icyo gihe amashuri abantu bambaraga bose kaki hasi, hejuru mu mashuri ya leta bakambara umweru, muri prive bakambara ubururu, ariko mugatandukanywa n'icyapa mwashyiraga ku mufuka kiranga buri shuri. Twe abo muri APACOP twadanaga icyapa twafungishije igikwasi, ariko twasohoka mu ishuri tukagikuraho kugira ngo batatubona. Ariko wagiraga ibyago ntagendane na bagenzi be, we yarakubitwaga. Nabaha nk'urugero rw'umwana twiganaga. Umunsi umwe byari ku cyumweru, twasubiye ku ishuri dutegura examen, noneho dutashye ntiyagendana natwe muri groupe, ajya kureba mwene wabo wakoraga kuri hoteli Simbe. Avuyeyo abasirikare bari bafite bariyeri hari hahoze Colberge, baramuhamagaye baramukubita baramwica. Twamubonye kwa kabiri ko barajya bamujugunya kuri sayashka, bababona igisambo babonye. Twamubonye kwa kabiri baramukuyemo amaso n'inzara. Twakomeje kwiga muri izo situation, aho abanyeshuri mu gitondo bakubiswe, ariko hari n'umunsi umwe wari preference aho yaje ku ishuri azana n'igitero cy'abasirikare baza gusaka ku ishuri ngo barimo barareba imbunda. Baratuzengurutse, buri shuri rijyamo umusirikare, baza baje gusaka. Abakobwa bakabakuraho imyenda ngo barebe ko batanditseho Kigeli. Ubwo wayoboraga ishuri bahamagaye representant legal Shamuki Gasharire, niwe waje avugana na Renzaho, nyuma tubona ishuri bararetse. Representant legal Shamuki Gasharire nawe we niyo bishe bwa mbere ku itariki ya 7. Twakomeje kubaho gutyo nta mutekano mu gihugu, noneho tugera mu 1994. Muri 1994 umunsi umwe hari ku mugoroba, duhagaze ku muhanda n'abasore twari duturanye. Jenoside ibana n'umusore ufite imyaka 21. Noneho mu rugo numva bantumyeho ngo nimuve ku muhanda muze byakomeye. Hari famiye yari Burundi yari telefonye mu rugo ibabwira ko indege yarimo perezida w'u Burundi na Habyarimana bayirashe kandi bitabye Imana. Ngumenya televiziyo cyangwa radio y'u Burundi barabivuze. Babivuze rero iyo famiye, hari famiye yadutelefonnye irabitubwira. Ubwo rero mu rugo bahise badutuma bati muve mu muhanda byakomeye. Twaratashye tangira kwibaza icyo gukora. Bukeye twishyize hamwe n'abasore twari duturanye. Hari abahungu twari duturanye bakoraga muri Croix Rouge, bakaba barajyaga bagemura bajya kureba imfubyi zabaga mu kigo twari duturanye cy'ababikira bitwaga Bakarikuta. Kubera abantu bumva ko mu bigo by'Imana ariho hari amakiriro, naragiye n'umwe muri uwo muhungu tujya mu kigo cy'Abakarikuta kubasaba ko baduhishira abantu.
baremeye ko bavuga ko batahisha abasore ko bari bufate abakobwa n'abakecuru cyangwa n'abantu b'abasaza bakuru n'abana. Abasore mushobora kuduteza ibibazo. Twaragarutse dufata abantu mu ngo twari duturanye tubajyana mu bakarikuta. Kuhajya byabaga byoroshye kuko icyo gihe kera ingo nyinshi zabaga zifite korotire y'imiseke cyangwa imiyenzi, tugenda ducamo inzira turagenda tugera muri icyo kigo cy'abakarikuta. Turangije tw'abasore turagaruka. Twaragarutse tuguma muri quartier tujya inama turavuga tuti nihaze ntera hamwe turemera turwane nazo, ntabwo twemera gupfa duhagaze. Ariko nihaza abasirikare kuko baba bafite imbunda no gukizwa n'amaguru. Twarahagumye hashize nk'iminsi 2 numvise ngize ubwoba, mbwira umwe mu bahungu twari kumwe namwe hano bashobora kuba bagiye kudutera, reka duhunge. Twaragiye azana n'undi mugenzi we tugenda turi 3. Twaragiye turongera dusanga binjira mu bakarikuta, ariko tuhageze ko batari twemera kwinjira, dusimbuka ikigo cyabo tumanuka tujya muri ruhurura yari iruhande. Ni ruhurura yavana amazi mu mujyi yajyana kugera nko ku Kinamba. Tugeze hasi hari amazi menshi, tuzamuka gatoya ngo twegera hatari amazi, tuhasanga umugabo bitaga Andre Kameya wari umunyamakuru. Twamusanze afite icupa ry'amazi n'akaradiyo. Ako kanya aratubwira ati mwihangane, iminsi 3 nishira uzaba kiriho ntacyo azaba kibaye, ati kuko FPR yatanze itangazo ko niba dahagarika ubwicanyi yo ibuhagarika. Ati mwihangane tugendere kuri icyo cyizere. Tumva ko mu minsi 3 wenda FPR zabe tugezeho. Yiruwa twamaze mu minsi 2, ariko rya cupa ry'amazi ko twari turi 4 byari rishize. Nafashe icyemezo nabaye kansubire muri quartier ngiye gushaka andi mazi. Mugenzi wanjye nawe arambwira ati reka ngo yerekeze. Twaragiye turongera dusanga abasubiye mu rugo. Ubwo hagati aho wari konseye witwa Nyirabagenzi yari hamagaye Renzaho, aramubwira ngo abatutsi bo muri Rugenge bashaka kwica abahutu. Ubwo rero twahageze igihe kibi, ramforo yo kwa Renzaho ihageze. Tukihagera twagiye kumva twumva induru ziravuze, abasirikare baduturuka hejuru baza barasa. Baraje twiruka mu kivunge. Ubwo njye naragiye njya nko ku nzu ya 3, harimo next irimo abasore barimo bakina amakarita. Ntago bicaga ariko bo nta nubwo bari bihisha bari abahutu. Naragiye ndabinjirana ndabanza njya mu cyumba, mfungura icyumba nkuramiranga mu ntonyejugunya munsi y'igitanda, ndagaruka nicarana n'aba basore nanjye mpita mfata amakarita kugira ngo njijishe nk'uwakinaga. Umusirikare yarinjiye arabaza ngo nta muntu winjiye aha, mbari nge nsubiza ndavuga ngo ntawe. Nyuma ajya gushakisha ngo arebe ko ntawe yishe mu cyumba, aramubura. Aragaruka ati munyereke ibyangombwa, muha ikarita y'ishuri ya Pakope. Ayirebye aravuga ati ariko se ubundi ubu koko ubu bantu bari hano bose ni abacu? Umumama wari aho aravuga ati bose ni abacu uretse uwo nguwo. Ubwo yaranshoreye arambaza ati mu rugo ni? Namweretse urugo rukurikira, ndamubwira ni iwacu. Twaragiye, yari afite imbunda n'akantu k'agahoro nka kamwe bajya batemesha amakoma. Nagiye nsenga mvuga nti Mana mfashe
byibuza ndase ntantemeshe kariya kantu. Turagenda tugeze kuri icyo gipangu abona intebe inkare arambwira ngo genda wicare. Mu gihe ndi kugenda mugenzi we aramubwira ati murangize vuba tugende imodoka iraje. Nahindukiye kubera iryo jwi nayo numvise, noneho undi nawe ahita ndasa. Mu by'ukuri yarapimye ku mutima ariko ko nari mpindukiye isasu ryinjiriye mu mugongo risokera hano mu ijosi. Nahise nikubita hasi nawe aragenda. Muri ako kanya uko baturasaga barashemo abasore, baturashe turi 8, 7 bose barapfuye kuko n'utarahitaga apfa interahamwe zarazaga akaba arizo zimurangiza. Mu gihe ndyamyeho hahise haza interahamwe twari twiganye muri primaire, twari tuziranye, twahitaga Rubunda. Irangije irandeba aravuga ati Vianney yapfuye, namwe ndacyari muzima. Ndamubwira nti rero hari ikintu nshaka gusaba, niba byashoboka ungeze ku bakarikuta kuko numva ko bakarikuta nshobora kubona ubutabazi, cyangwa niba bikunaniye miyo grenade ufite wigendere kuko numvaga ntifuza kwicwa n'umupanga. Ubwo yari kumwe n'indi nterahamwe, ubwo yavuze ngo banyishe, hari undi mugenzi wanjye wari uryamye hirya yihishe, abyumvishe nawe ahita aza yirukanka ati Vianney baramwishe, witwa Lambert Baduka. Yahise abwira indi nterahamwe bari kumwe yitwa Kabanda, aravuga ati murinde ntagire ugira icyo amutwara. Yarazamutse aragenda, agenda azana esuime ayimfungaho mu ijosi ko amaraso yarimo ava cyane. Baranteruye bangeza mu rugo. Noneho wa mugenzi wanjye Lambert Baduka afata telefoni atangira gutabaza. Ntabwo nzi aho byanyuze, ariko nagiye kubona mbona haje wari padiri mukuru wa Sainte Famille Anaclet, ubu ni musenyeri ku Nyundo. Anaclet yaraje afata risque yo kuza kuntwara kuko nawe yashoboraga kwicwa. Yasabye Munyeshyaka kumuherekeza. Munyeshyaka aranga, yari padiri babanaga w'interahamwe, ubu ngubu ari degembya mu Bufaransa. Ariko Anaclet yaremeye araza aramfata n'imodoka, tugera Sainte Famille, hari indi minibus irimo abapolisi. Yavugaga ko yari yatse uruhushya Renzo kiliziya yari Nyamirambo, yarimo imirambo agira ngo arebe ukuntu bayikuramo, yari hamaze iminsi. Yaranjyanye angeza kwa muganga kuri urgence. Tuhageze muganga anyereka aho ndyama, ariko ubwo maze kwinjiramo haza indi modoka izanye abasirikare barashe, nabo abereka aho bajya atangira kubitaho. Hashize akanya nabajije wa muganga nise ko mbona nta muntu nyitaho kandi meze nabi. Arambwira ati se wowe harya byagenze gute? Ndamubwira nti bandashe, atereka turebe. Neguyeho esuime, arangije arareba arambwira ati ubundi urabona iri josi aricyo narikora? Arongera atari ku bundi ati dore abasirikare bacu bari kubarasa, none namwe muri kuza mutega ayo majosi yanyu. Ahita yigendera, ngo mpita numva ko nashobora kuvurwa. Ndibuka aho muri urgence hari isaha imanitse, n'iryo jwi numvaga, narayirebye ndavuga nti ibyo byose nko minota 15 ndaba napfuye. Nihaye minota 15 ndaryama ndasinzira, ariko nkangutse mbona yarenze. Kubw'amahirwe narebye ku ruhande mpita mbona umumama w'Inyamirambo, Madamu Rugumire Jeanne, twamwitaga Mama Thierry ko niyo mfura ye. Naramuhamagaye, noneho arandeba, ubona agize agahinda kenshi no kwiheba. Arambwira ati uyiryamye aha ni mushiki wa Rugumire,
uriya n'umwana we, uriya mwana uryamye hariya ni uwo kwa Muyango i Nyamirambo, ati none nawe uraje. Mbese wabonaga twamubanye benshi. Arambwira ati ariko ihangane ndaje ndebe icyo nagukorera. Yaragiye ariza akanya araza agashashi ka serumu, arambwira ngo unyweye serumu imwe ubundi abandi banyuza mu rushinge, yarayimpaye ndayinywa, ati ihangane yinywe, ati ngiye kuba mfasha uyu mumama, ati nindangiza nawe ndaza ngufasha. Yaragiye koko hashize akanya araza arandoda, ndoda aho isasu ryinjiriye naho ryasohokeye. Amaze kundoda yanshakiye aho ndyama, anjyana muri pavio aho twabaga turyamye hasi, njyamanye n'undi musore ku kamatera kamwe kaba kari kuri brancard. Yangiriye neza kuko kuri CHK ubundi abandi babajyanaga mu itente yari aho ngaho. Muri iyo tente rero ninjoro barazaga bakica abantu. Ubwo n'interahamwe zarazaga zikava mu makaritiye zikaza kureba abantu babo bari aho ngaho. Ariko naho ngaho mageze nabwo ninjoro abasirikare n'abaganga n'abakozi bose bo mu bitaro bazaga gutwara abantu. Baraje gasanga baje kubona umuntu w'umudogiteri afatanyije n'umupuranto bari kuza gutwara abantu bo kujya kwica. Ubwo ku munsi ukurikiye kuri iryo joro baranrebye bavuga ati uyu yararembye. Noneho ku munsi ukurikiye nabwo abasirikare baraje bahita basohora abahungu bose, hari ku manywa, baravuga ngo nta murwaza bashaka. Batse ibyangombwa, abasore bose bararwaje, abantu aho b'abatutsi barabasohoye, nta n'umwe warenze CHK. CHK yabereye ubwicanyi bukabije bwakorwaga n'abaganga b'abadogiteri bafatanyije n'abandi bakozi baho b'abapuranto. Nyuma haje kuza umugabo duturanye, bari bamutemye, ariko bamutemye agiye gutabara mukuru we, bari baje kwica umugore we. Icyo gihe baje babahaye icyumba muri pavio iruhande rwaho narindi. Umugore we ambonye aravuga ati twari tuzi ko wapfuye, ndabari ndahari. Bagiye bamfasha igihe cyo kujya gusohora abantu, bakaza rimwe na rimwe bakampagararaho. Ariko byaje gukomera rimwe ubwo hari umukobwa waje aransuhuza, arambaza ati amakuru, ndamubwira nti nta kibazo, ati se mu rugo barahari? Ndamubwira nta kibazo mu rugo dufite. Aravuga ati ariko ndakuza, ati nturi kwa Karangwa? Ndamubwira ni yego. Ati njye nigaga muri ka Kigali, ati papa wawe ndamuzi, ati iwacu n'abasirikare. Kera habagaho bita maître principal de zone, ngo papa nubwo yabaraga kuri Sainte Famille ariko yasupervisaga kuri EPA Muhima na ka Kigali. Bivuze rero ngo abanyeshuri ba ka Kigali babaga bamuzi. Ubwo namubajije icyo yamfasha, arambwira ngo arabwira musaza we, yambaje icyo nifuza ko yamfasha, ko yambwira ngo no murokore ngo waje gusengera abantu. Ndamubwira niba byakunda ngasubira mu rugo. Arambwira ngo arabwira musaza we ngo ni umusirikare ngo afite imodoka. Ariko aho kubikora yaragiye atanga amazina yanjye. Nagiye kumva ngo naje umusirikare amagarara ahagaze aho ngaho, arabaza twitwa Karangwa ninde? Nambwiye ni njyewe. Aramfata aranshorera ati tugende. Twaragiye, wa mungu twari turyamanye yarirutse ajya gutabaza ya famiye, nibo baje bahamagara abasirikare bajyaga babafasha. Umusirikare warakuriye araza aravuga ati ariko ati uyu mwana sinababujije kujya mu mujyana. Abandi batariko uyu mwana twamenye ko ari inyenzi nubwo mwatubujije kumujyana.
ariko arababuza, ndagaruka. Ariko ngarutse uwo musirikare abwira ya famiye ati izi nyenzi mukomeza gukiza ubutaha muzajya mujyana nazo. Bwarakeye kuri CHK batwaraga abantu, icyo gihe batujyanaga hariya kuri morgue niho biciraga abantu. Nagarukiye nk'inshuro 3. Bwarakeye rero iyo famiye ko bari babonye nshobora kubateza ikibazo, bafashe icyemezo cyo gutaha. Biyemeza ko batashye, baraza barabimbwira bati rero turatashye, nitugera mu rugo turashaka umuntu ufite imodoka ari uzaza kugutwara. Bageze ku muryango hari umupapa waje arambwira ati bari abantu ubwo bagiye urahita upfa, ati none bakurikire, nugira amahirwe uragera iwanyu, cyangwa niyo wapfira mu nzira wenda bazavuga aho wapfiriye. Nahise mpaguruka ndabakurikira, ndababwira nti rero ndagira ngo tujyane, niyo napfira mu nzira nta kibazo, wenda akazagira umuntu wo mu rugo ubaho muzamubwira aho napfiriye. Banshyize hagati yabo, turaza, harimo abafite irangamuntu zo ku Gisozi. Mu nzira baduhagarika bakavuga ko turaba ku Gisozi, ko uwo batemye bakavuga ko byari ikibazo cy'urugamba rwo ku Gisozi, ko aho inkotanyi zari zarahageze. Twaraje ariko mu nzira muri quartier commerciale nta mabariyeri menshi yari n'abantu bari bahari, cyangwa nk'abantu bake twahuraga. Tugeze Rond-Point baravuga bati aho barakuzi biri bube ikibazo. Kubw'amahirwe hahise hazamuka imodoka ziturutse mu bice bya za Gikondo cyangwa Kicukiro, ziducaho kuri Rond-Point z'abantu bari bahunze bapakiye bameze nk'abimuze. Twaramanutse, interamwe zakurikiye izo modoka bagiye kuzisahura, bituma dushobora kwinjira muri quartier. Tugeze muri quartier nawe babandi bahise bagenda, nanjye ndatambika, mura n'umugabo witwa Rumanzi. Rumanzi yari afite ikibando, arambaza ngo uje gukora iki? Ndamubwira naho narindi byaremeze nabi, ariko anjyana kumisha, anshyira ahantu mu rugo rw'umuntu twari duturanye. Harimo nsanga hari n'undi mwana wari uhihishe bitaga Maridadi. Uwo Maridadi rero bashiki bari barageze muri Mirikorine ariko batazi aho ari. Bakomeje bashakisha, baza kumva ko Maridadi ari aho ngaho. Noneho ariko uwo muntu ababwira ko nanjye turi kumwe. Baravuga bati hari n'abantu babo bageze aha, reka tubabwire turebe ukuntu tubazana. Muri Mirikorine hari abajandarume bari barahihishe, noneho abantu bakabanegosiya, bakabaha amafaranga, bakaba babazanira abantu. Ubwo barabanegosiye, tugiye kubona tubona abajandarume baraje baradushoreye, batujyana Mirikorine. Tugeze Mirikorine nahasanze abantu benshi, tuhamara iminsi tugumaho, ariko tuhasanga Mirikorine irinzwe n'abasirikare ba UN baba Bangladesh, ariko mu by'ukuri nta burinzi bwari buhari. Twagumye aho, abantu batangira begeraga abasirikare ba UN babanegosiya bareba niba bashobora kujya hanze. Ndibuka ko rimwe bigeze kuza basohora amalisite y'abantu bari bafite ubutumire bwo hanze cyangwa prison charge, bashaka kugira ngo bajyane hanze, ariko baramanutse. Bageze hasigara sitasiyo ya SP, kera yari Sopetrade, interamwe zabambuye UN zirabakubita, ariko nyuma barabareka bagaruka muri Mirikorine, tubona baje bakubiswe. Twagumye aho, tuza gukizwa nuko habaye kugurana impunzi, aho batubazaga bifuza kujya ku ruhande rwa FPR,
batugurana n'izindi mpunzi zari ku mahoro zaje ku ruhande rwari rurimo ingabo za Habyarimana. Twagize amahirwe iryo gurana rirakunda rigenda neza. Abasirikare babiri baraje badushyira mu makamyo, tukagenda tukagera hari ahahoze rompo hafi ya convention, bakatugurana turagenda batujyana i Kabuga. Turi muri Mirikorine, Rusesabagina bavuga ko ariwe wadukijije, ntabwo ari byo ko nta ruhare yigeze abigiramo, ahubwo icyo yakoze yaracuruje kuko ibyumba byose byarimo abantu, kandi abantu bagiye babijyamo bivuga ko bamuhaga sheke zitanditse zo bita sheke ambula, ku buryo nyuma yagiye aziyuzuriza. Ntabwo rero yigeze adukiza, twagijijwe na FPR, bashoboye kutugurana tujya mu ruhande rwabo. Tuhageze batujyanye Kabuga, nibwo twabonye umutekano, tubona ingabo zitubwira ngo muhumure ntibicyongeye, baduha ihumure, baratuvura, batwereka urukundo, baduha ibyo twari dukeneye byose. Nsoza, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira n'ingabo mwari muyoboye ko mwaradutabaye kandi murangije mutuvura ibikomere by'umubiri ndetse n'iby'umutima. Turakura, tuba abagabo, turiga. Ubu uyu munsi nabaye umugabo, narashatse, mfite umugore n'abana 3. Nta bwoba tugifite, nta kurara hanze, nta kurara mu bihuru cyangwa za ruhurura. Ubu dufite umutekano wose. Ni ukuri murakoze, Imana yibahera umugisha. Murakoze, dukomeze twibuke twiyubaka. Bwana Karangwa, murakoze kudusangiza ubuhamya bwanyu butoroshye. Mukomere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twagira ngo dusabe abaririmbyi bo ku ishuri rya Nyundo baturirimbire indirimbo ijyanye n'ibihe turimo. Umwanya ni uwanyu.